gusabiriza za video zitandukanye z'urukozasoni ndetse no kuzitanamo umwanda ukwiye umuti urura kugira ngo ucike. Benshi mukoresha imbuga nkoranyambaga yaba Facebook, yaba X cyangwa se Twitter, yaba Instagram, Telegram n'izindi zitandukanye za TikTok, Let Note zitandukanye. Hari benshi bakunda kuzikoresha mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Bakunze gutambutsaho amakuru, hano kandi bakunda gutambutsaho amakuru amwe namwe ashobora kugira abantu akamaro, ariko hari bakunda gucishaho amafoto menshi ndetse n'amavideo y'urukozasoni atuma benshi bashobora kuba babona ko umuntu ateye n'uko umuntu atekereza bishobora kuba byagira ingaruka ku buzima bwa muntu muri rusange. Abenshi kandi bakunze kwifata nkaho ayo mashusho kuba yatera yakora icyo bita violation cyangwa se kuviola uburenganzira bw'ikiremwa muntu. Abenshi ugasanga ari amashusho n'ubundi abatakwiye kujya hanze mu buryo kuba agaragaza imico n'imyitwarire by'umukobwa cyangwa se igitsina gore cyangwa se by'umugabo, bityo akaba atari byiza cyane. Rero kuva wa kabiri ku itariki ya 14 Mutarama, imbuga nkoranyambaga by'umwihariko urubuga rwa X rwahoze rwitwa Twitter ndi mu bakoresha cyane zaramukukiyeho inkuru z'uko hari amashusho y'urukozasoni ya bamwe mu byamamare bikomeye cyane yashyizwe hanze agatuma benshi bacika ururondogoro. Nitwa Eric Nshimiyimana, naho iyi ni Bizaza TV Rwanda muri kumwe. Ubuvumbuzi, siyansi, ubushakashatsi bucukumbuye, imikino n'imyidagaduro byose n'ahandi wabisanga atari ku Bizaza TV Rwanda. Ukomeza kuri subscribe, ukoreshe yamaze ibiganiro byacu na documentaire zacu bikugereho umunsi ku munsi. Mu Rwanda mu ntara enye zigize igihugu cy'u Rwanda cyangwa se mu turere tugize 30 n'umujyi wa Kigali, uri mu gihugu cy'u Burundi, Ngozi, Cibitoke, abari hakurya za Bujumbura, namwe muri Repubulika Demokarasi ya Kongo, bari Uganda, Tanzania, Central Africa, South Africa, West Africa, mwese mbifurije ikaze mu muryango mugari wa Bizaza TV Rwanda. Icyo usabwa ni ukora subscribe, ugakoresha kugira ngo ujye umenya amakuru acaracyara ku mbuga nkoranyambaga, ubuvumbuzi ndetse n'amateka yaranze isi, imirimo ibera ku isi, abakomeye muri politike byose tuzabagwa kandi tukugezeho amakuru yabo atandukanye. Nakubwiye ngo nubyumva ujye umenya kwinjira mu muryango ukwiriye wa Bizaza TV Rwanda. Bigitangira rero, bamwe mu baba ku mihanda bagiye bigamba ko bafite amashusho ya Adonis Fila usanzwe akinira ikipe ya APR BBC cyangwa se basket cyangwa se ikipe ya basket ikina hano mu cyiciro hano mu Rwanda. Aya makuru kandi yagiye asohoka hanze aho uyu mukobwa yari acigatiye igitsina cye muri rusange. Biriko kandi kuwa gatatu asakara andi makuru ya Akwizera Emeline wamenyekanye ubwo byavuga ko orakowe ndetse n'umuhanzi Mugisha Benjamin uzwi mu kwizina rya The Ben. Uyu ngo yagaragaye yiha akabyizi akoresheje icupa rya Heineken muri rusange. Uyu yakomeje avuga ati sinigeze ndazwa ishinga no kuba nashakisha ayo mashusho cyangwa se ngo ngire umwanya uko yasaba ngo nyarebe, kuko muri nge numva bihabanye n'imyemerere yanjye. Icyakora abenshi bakoresha imbuga nkoranyambaga baratangaye. Nabonye bandikira ubutumwa busaba bagenzi babo bigamba kuba bafite amashusho y'ubwambure bw'abariya bantu kubatamo ndetse akihera ijisho kugira ngo bagende birebe. Ijambo kubatamo ni ijambo nyine rikunda ko ati nyihera nirebere ibiri kubera kuri izi mbuga nkoranyambaga ziri ku mihanda hafi ahangaha. Ikibabaje nuko hari n'abakoresha amashusho y'urukozasoni nk'iturufu yo kugira ngo bagwize umubare waba abakurikira ku mbuga nkoranyambaga. Ugasanga umuntu yambaye ubusa, ugasanga yambaye uko yavutse kugira ngo agire abo bita ngo ni aba followers benshi cyangwa se agire abo bita ngo ni aba viewers benshi. Nabonye kandi hari abasaba bagenzi babo
like ndetse na follow nk'ikiguzi cyo kugira ngo habe cyangwa se bababe hafi cyane babone icyo bababwiza. Ikindi kandi bati turashaka like ndetse na followers kugira ngo tubone views kugira ngo babahe amahirwe yo kurebwa ubwambure bwabo bw'abagenzi babo muri rusange. Ku rundi ruhande kandi hari ababifata nk'ibyo ngibyo, abifata cyane bene ayo mashusho bakayashyira hanze ku mbuga nkoranyambaga hano ku mihanda kugira ngo barebe uko bagira ibyo bagaragaza, maze nibamara kubibona base naho bigaragaza kugira ngo nabo bagaragaze ubwambure bwabo muri rusange. Ibyo iyo babikora kandi akenshi ntabwo bita ubuzima bwabo cyangwa se bite ku ngaruka zishobora kuzabazaho nyuma, ahubwo usanga bitaye ku byo bari kubona ako kanya muri rusange. Ibyo kandi ababifata bafata amashusho yabo bakayasora hanze, bakayashyira hanze kugira ngo bagamije kwamamara, abandi bagashyira hanze aya amashusho ya bagenzi babo bagamije kumiraho kugira ngo babakureho muri rusange. Ibyo kandi iyo biba bituma hari benshi bakuza kubafollowinga, ariko nyamaza bari guta indangagaciro ndetse na kirazira z'umuco nyarwanda. Ibi ni akumiro. Mu busanzwe rero imbuga nkoranyambaga nko kuri X ni zimwe mu zimaze kugira umubare ubiganjemo urubyiruko cyane cyane rw'abanyarwanda bazikoresha, kandi ndetse izo nzego zirimo urubyiruko rukoresha urubuga rwa X muri rusange, ndetse kandi n'inzego zirimo urw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB rwakunze gutanga umuhuro w'uko hari abazikoresha nabi, ku buryo hari bimwe mu bicishwa hano ku mbuga nkoranyambaga bishobora kuzatuma bifatwa nk'icyaha, bityo bakaba nabo bahanwa, bakaba bajyanwa hirya no hino kuba bahanwa, bityo ibyo bakora bakaba ibazwa mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Ibyo bikorwa kandi bagenda bakora bishobora kuba bituma hari benshi igamba ko iyo bakoze ibintu nk'ibyo ku mbuga nkoranyambaga bituma babona views, abandi bakabona za followers kugira ngo babe barebwa cyane muri rusange. Ibyo kandi iyo bimaze kuba ntabwo benshi babyishimira, nk'uko hari n'abandi babifata nk'aho ari turufu ishobora kuba rituma hari benshi baba bacika ururondogoro kuri X cyangwa se kuri za Instagram muri rusange. Ibyo iyo bamaze kubibona babona views koko, abandi bakabona followers koko. Uyu rero nko guherekeranya amashusho y'urukozasoni bigize icyaha cyo gushyira ahagaragara amashusho yerekeye imikoresheje y'igitsina hakoreshejwe mudasobwa cyangwa se urusobe rwa mudasobwa muri rusange. Iki cyaha kandi giteganywa n'ingingo ya 34 mu gitabo cy'amategeko ahana nomero 60/2018 yo kuwa 22 ukwezi kwa 8 umwaka wa 2018 yerekeye gukumira ndetse no guhana ibyaha bikoreshejwe ikoranabuhanga. Ugamijwe kandi iyo uhamijwe iki gifungo iki cyaha iyo umaze kugihanwa uhanwa igifungo kuva ku myaka 3 ariko itarenga imyaka 5 n'ihazabu kuva kuri miliyoni 1 y'amafaranga y'u Rwanda ariko atarenze miliyoni 3. Usibye kandi kuba gusakaza amashusho y'urukozasoni bigize icyaha, abahanga mu buzima banavuga ko kuyareba bishobora guteza ibyago birimo impinduka z'amarangamutima zishobora gutera agahinda gakabishe cyangwa se depression, gusenya ingo z'abubatse, kuba kandi nyamwigendaho n'izindi. Ikindi kandi nk'abana bato bareba aya mashusho bagiraho ingaruka yaba ku bijyanye n'imitekerereze ndetse n'ubuzima bwabo muri rusange. Yakomeje agira ati hakenewe ingamba zikakaye cyane ku bukangurambaga ku bijyanye no gupostinga amashusho y'urukozasoni. Mu gihe kandi iki kibazo cy'abareba ndetse n'abahererekanya amashusho yaba akuze gikomeje gufata indi ntera, inzego zirimo
izifite mu nshingano zazo urubyiruko, umuco ndetse kandi n'umuryango zikomeje kwigira banibindeba ku kibazo nka kiriya gishobora kororeka abagize umuryango nyarwanda ndetse n'urubyiruko muri rusange. Imibare kandi yerekana ko abagera kuri 35.3% by'abaturarwanda ari urubyiruko gusa, kandi umwanya abagakoresheje bakora ibibateza imbere bakawutakaza ku mbuga nkoranyambaga, by'umwihariko uri izi mbuga ziri kuri hanze nka X, Facebook, Instagram n'izindi. Mu gihe kandi inzego zishinzwe ishyirwa mu bikorwa ndetse n'iyubahiriza ry'amategeko zimaze igihe zitanga ubutumwa bubura igihe kandi kirageze ngo abasakaza ariya mashusho z'abasabiriza amashusho y'ibiterasoni bose bacishweho ibinyafu muri rusange bahanwe. Ku rundi ruhande kandi ariko minisiteri zirimo iy'urubyiruko, ubuzima, umuco ndetse n'uburinganire n'iterambere ry'umuryango zagakwiye kandi gutangira ubuhamya ndetse n'ubukangurambaga mu rwego rwo gufasha abaturarwanda kwivunira ikiriya kibazo kuba cyarangira muri rusange. Ni ibintu bikomeje kuba byaba agatereranzamba, ni ibintu bikomeje kuba kandi byakora benshi mu mitima bati izi mbuga nkoranyambaga ziri hanze benshi bishobora kuba zatuma hari ibishobora kuba bigenda bikaba byakangiza ubuzima bwa muntu muri rusange. Ese ubundi kuki benshi bakomeze kuba bacika urondogoro ku mbuga nkoranyambaga? Ese ubundi kuba wasohora ubwambure bwawe uko waba waravutse ukabishyira hanze byaba bimara iki? Ese ubundi izo views uzibonye bimara kangahe kuri social media zawe? Nitwa Eric Nshimiyimana, nandi neguza nawe utaha.